Reka nkwifuriza ibihe byiza ariko nizera ko umeze neza aho uherereye hose mu gihe waba uri umureyo nta kuntu waba utameze neza icyaba cyose gusa wenda hari abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye ariko reka nkwifurize weekend nziza nta yindi ngingo nyamukuru rero iri kuvugwa muri siporo y'u Rwanda ndetse no muri aka karere ndetse no muri Afurika n'ahandi abantu bari burayi n'ubundi ntihabuze yabareyo buriya kipe ye yogeye hose yaba yarogeye hose tujye tubyemera ubwo rero nta kindi kinzanye usibye kurebera hamwe ibyavuye mu mukino ndetse tunaganira ku byishimo byaraye bigaragaye hariya i Remera kuri stade national Amahoro ni ukuvuga ngo ni Sekafa Kagame Cup yakinwaga finale yayo kuri uyu mugoroba ikipe ya Rayon Sport ihura na ekipe ya Gor Mahia ni ekipe ya Gor Mahia yo muri Kenya yari yakanze abantu cyane nyuma yo kuva muri Lion Day itsinzwe na Rayon ibitego 2-0 ariko abantu bakavuga ati iyi kipe yaje kubigenda ikina yishyiramo akantu ka reserve kuntu hanyuma irazi kubita APR abantu barahungabana ibitego 5 byose abariyo nabonye no kuri post ya Instagram yabo baramanje bagapostingaho ifoto igaragaza ko batsinze APR 5 ubwo ni Gor Mahia mukeba wabo nyine bavuga bati turaza kubahorera mu ihangane no kuvuga ngo rero match yari iteganyijwe ku isaha y'isa 12 n'ubundi ko byaje kugenda mbere yuko hakinirwa umwanya wa gatatu waje kwegukanwa na ekipe ya Al Hilal itsinze ekipe ya Task ibitego bigera kuri 2 byose ku busa no kuvuga ngo rero ekipe ya Rayon Sport nayo yaje gukina umukino waje gusifurwa n'umusifuzi mpuzamahanga akaba ari umusifuzi wa FIFA ukomeye cyane bakaba bamwita n'umunyasomalia bakamwita Omar Otaling Mumari Artani ni ukuvuga ngo ni umusifuzi w'umunyasomalia uyu ni umusifuzi wabaye wa mbere mu mwaka w'imikino ushize kuko uno musifuzi kuba byibuka neza cyane yari no gusifura igikombe cy'isi ariko Amerika iza kubimwima ibyangombwa biza gutuma FIFA rero ivuga ati reka tumushumbushe guzasifura Super Cup izaba ejo muri ku itariki 12 aho ekipe Aston Villa yatwaye UEFA Europa League izaba ikina na ekipe ya Paris Saint-Germain yatwaye UEFA Champions League uno umusifuzi rero byagaragaraga ko nta byo kubera nyine ni match iraza kubiri fair ubundi umukino ugakinirwa mu kibuga kuri tapi vert hariya ku bwatsi bwo kuri stade Amahoro i Remera saa 12 rero yaje guhuha mu ifirimbi ekipe ya Rayon Sport yari yabanjemo ubwo tugiye muri line-up n'ubundi ni ibisanzwe ni Rayon Sport biri kugaragara ko itari guhindura cyane umunyezamu n'ubundi nimero 35 Dande Junior hakaza uwo bita Ganijuru Ishimwe Elia wambara nimero 16 hakaza kandi Emmanuel Kabange w'inwe kapiteni ndetse n'uwo bita Didier ndetse na Charles Pro abana bari muri defense hanyuma Mudeyi Akbar Jigiba ndetse na Jingare ndetse na Jigiba muri median hanyuma Atiso kurundi rukuri 7 ubwo yakinaga 11 hanyuma Eritatu agakina 7 nkuko akinisha imoso hanyuma uwo bita Kameni akatakizamu no kwango rero ni match ekipe ya Gor Mahia yo yari yahisemo kubanzamo Bonner Omondi n'umunyezamu Daniel Sakali Mike Kibwage Flanke Odiambo hakaza Poro Ochoga hakaza Ebenezeri Okran hakaza Enoke Machaka hakaza Alpha Onyango hakaza Shalifu Musa Silengo hakaza Ebenezeri Odo Okwao hakaza ndetse na Par Okoti abone babaje kubanzamo kuri ekipe ya Gor Mahia byaje gutuma rero umukino ubwo warumeze neza cyane abafana stade yakubise yuzuye Amahoro 45 n'abantu 720 bose bajyamo stade yari yuzuye yapfutse abanyacyubahiro bari bahari ari benshi abaminister mu nzego zigiye zitandukanye z'igihugu ndetse n'abandi bashyitsi bari batandukanye aba Rayon Sport babukereye rero bavuga ati umukino ni ibintu biraza kuba bigaragara ko nyuma y'imyaka 28 baje kuba nyine begukana igikombe batsinze ekipe ya Gor Mahia ibitego 2 byose kubusa byaje gusaba ko bajya muri extra time kubera ko nuko ngo ku munota wa 28 wonyine bamwita Herman Junior Kameni yaje guterekamo igitego cyiza cyane igitego cye cya mbere kuva yagera muri ekipe ya Rayon Sport ubwo rero kiza kwishyurwa n'uwo bita Musa Silengo ku munota wa 53 bakiva kuruhuka hanyuma biza gutuma nyine Rayon Sport ishaka ikindi gitego cya kabiri ndetse na Gor Mahia ishaka cya kabiri ariko biza kurangira minota 90 nta kindi kintu kivuyemo ekipe ya Gor Mahia mu minota gose y'ijana iburi 2 ubwo ni 98 ubwo ni minota 8 y'agace ka mbere ko muri extra time kuko abari minota 30
yaje gutakaza rero umupira bitunguranye cyane, hanyuma uwo bita Muhoza Daniel aza guterekamo igitego cyiza cyane cyashimishije abarero rero kigatuma banatwara iyi Sekafa yabo ya kabiri mu mateka. Rayon Sport ubundi yaherukaga Sekafa muri 98 byumvikana ko yari imyaka 28 ishize. Abarero rero bagiye bagira ibyishimo bigiye bitandukanye, ndetse nagiye mbona abantu benshi bagiye bashimira ikipe ya Rayon Sport. Gusa bareo kuri stade wabonaga ko rwose bari bafitewe n'ifoto y'umukuru w'igihugu bavuga bati Lion Sport FC Gikundiro, thank you Paul Kagame, turi kumwe nawe. Nuko rero bavugaga bati warakoze cyane Paul Kagame, turi kumwe nawe. N'abareyo babivugaga. Ubwo rero abana ino banderole kari cyo yavugaga. No kuvuga ngo rero abareyo hari abantu nagiye mbona bagiye bakomeye cyane hano mu nzego z'inkuru z'igihugu, ndetse n'abastari bagiye batandukanye nk'aba Bruce Melody, abo ba Chrisis baririmbye bo n'uruca abana. Gusa hari nka Minister Munyangaje Aurore Mimoza yashimiye equipe ya Rayon Sport nkuko bigaragara, ndetse n'undi munyacyubahiro nabonye ukomeye bakaba bamwita Prof Shyaka Anastase nawe yashimiye ikipe ya Rayon Sport. Ubwo rero ni ukuvuga ngo aba ni abana abanyacyubahiro nibo nabashije kubona abari, ariko gusa ni benshi. Urabona ko umujyi wa Kigali kuri uyu mugoroba byarakajagari hariya kuri iri stade, mu mihanda y'Iremera hariya uza ugera za Nyabugogo cyangwa se ukomeza za Kanombe, na ahantu hari ambiance yo ku rwego rwo hejuru. Abamotari ngira ngo babibonye akarasisi kari karimo gose gacicikana. Abafana muri stade imiziki yari imeze neza. Urabona ko ekipe ya Rayon Sport rwose uno mwaka ubona igikombe rwose bakiyiherezaga uwo bita Munyangaju Aurore Mimoza, ni Minister wa Sport ku batamuzi, ariko ndakeka wakabaye muzi nk'umuntu ukurikirana siporo. Gusa nimba utaruna muzi nabwo umumenyera ahangaha. Ubona ko rwose mu byishimo byinshi nawe yaherezaga igikombe Kapiteni Kabange, avuga bati iki gikombe rwose mugende mugiterure hariya na miliyoni 30, ubwo ni $30 by'idolari. Ukamenya ko rwose bitari byoroshye. Ngira ngo mbibuza ko impamvu iri rushanwa ryitwa Sekafa Kagame Cup nuko perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame guhera muri 80 yatangiye gutera inkunga iri rushanwa, akaba rero ashyiramo $60 by'idolari. Gusa ashobora kuba ngo yarongeye agashyiramo 80. Niyo makuru nagiye mbona, ariko ntago naje kuba mbicukumbura neza. Gusa niyo makuru ahari. Ubwo ubaye bizi wakandika muri comment ukatubwira, ntago nabikurikiranye neza. Gusa icyo cyo nuko ari umufatanyabikorwa w'iri rushanwa, ni umuterankunga ukomeye. Ntago ari umufatanyabikorwa ahubwo ni umuterankunga w'irushanwa. Umufatanyabikorwa ni umuntu ukeneye kwamamaza, ariko we nyine yaravuze ati nk'umuperezida w'igihugu cy'u Rwanda reka nshyiremo akaboko kanjye mu kugira gutya nkatanga ibyishimo muri aka karere ka Sekafa. Ubwo rero abariyo tugiye muri match ukuntu yaje kugenda, wabonaga ko ekipe ya Rayon Sport iri kugenda ikina umupira mwiza cyane, ariko ukabona ko na ekipe ya Gor Mahia yari imeze nabi cyane binyuze kuri wing yabo y'uno musore Musa Silengo. Uno musore Sharif Musa Silengo ni umusore mubi cyane, ndetse n'aba defenseur bayo wabonaga ko naho Rayon Sport igerageje kwataka uwo bita Mike Kibwage yari yafashe cyane uwo bita Helman Kamene Junior, aza kuba mumetiriza biza gutuma ekipe ya Rayon Sport igiye igenda ibona imipira, ariko ugasanga ntago iri kugera nyine kuri finishing line aho byakagombye kubera. Ugasanga rero hari ingingo Francis afite akazi katoroshye cyane ko kuza gutuma ino ekipe ya Rayon Sport iza gutera mu izamu, ariko nyine byaje kuba bitabagora cyane kubona igitego cya mbere, kuko bugiye munota wa 20 na kangahe 28 ntago bari kera cyane. Baza kubona igitego, baza gukinana icyizere, indi minota yose yari isigaye banashaka cya kabiri, ariko biranga. Wabonaga ko ikipe ya Gor Mahia yo n'ubundi na Rayon Sport basanzwe bakina ibintu bimwe, ni ibintu byo kugutegereza gato ukamanza ugakina agapira, bakaza gukora akantu ka contre attaque kuko baba bafite wing zimeze neza cyane. Ubwo ndavuga ku ruhande rwa Rayon Sport, ndavuga L3 nkavuga ndetse na Atiso Kojo, ndetse kuri ruhande rwa ekipe ya Gor Mahia nkavugamo uno musore Silengo ndetse n'uyu musore Paul Okoti. Ubwo Paul Okoti n'umwataka nkavuga Ebenezer Edo Okwao. Ni abasore bafite gusa imbaraga cyane, ubona ko kandi bakiri n'abatoya. Aba basore rero byaje gutuma bigorana cyane ikipe ya Sport kuba yatembereza umupira hagati mu kibuga kibishaka. Gusa mediane ya Rayon Sport wabonaga ko kandi nanone uwo bita uno musore w'umunyanigeri wabonaga ko Mudeyi Akbar ari hejuru cyane. Gusa uwo bita Jingale ndetse na Jigibwa, Jingale wabonaga asa nk'umuntu utatangiye mu mukino neza cyane.
ntago bonaga ameze neza cyane, byaje no gutuma banamusimbuza ngira ngo mwabibonye, ariko naho yakinaga nyine wabonaga ko Mediane nyine ntago yakiragamo akunyu gahagije ugereranyije n'ibyo Jigwiba yakinaga ndetse na Mudeyi Akbar, yazaga gutuma rero imipira itagera neza cyane imbere ari myinshi, kuko burya Mediane nigo rutirigongo rwa ekipe, nibo bazibira ibijya inyuma bijya guteza ibibazo muri defense, ndetse bakanohereza ibijya imbere bijya gushyigikira ekipe mu bijyanye no gusatira. Aba rero nyuma y'imyaka 28 badatwara Sekafa ndetse kandi batigeze banayitwarira mu Rwanda, byaje gutuma rero bararana ibyishimo bikomeye cyane. Ngira ngo nawe nimba uri umureyo ndabizi, uzi uko wiyumva ku mutima wawe, uzi ibyishimo bihari. Ndagira ngo rero ukore subscribe kuri no YouTube, tujye tubana mu makuru y'imikino dore shampiyona zigiye gutangira, utagira ngo narabyibagiwe. Ntago nyine hari ukuntu umuntu aba ari bizi ukuntu, ariko nanone shampiyona zirahari kandi gukora subscribe ni ikizere cyawe umpaye, ntago najya kure yo kugusevinga amakuru y'imikino agezweho. Reka rero nsoreza aka kanya nanije ku updatinga ndetse tunaganira bimwe na bimwe kuri iyi match. Gusa se abareyo muri yumva gute mo twaye Sekafa mukanatsinda APR kuri Super Coupe ejo bundi? Nimuza kuba mwagezeyo, kuko ngira ngo mbibutse ko Super Coupe ari amakipe ane, harimo ekipe ya Kiyovu Sport, hakabamo ekipe ya Rayon Sport na Police ndetse na APR FC. Nuko ibintu byifashe, gusa nyine ndabizi ko direct ubwo Rayon Sport izahura wenda na Kiyovu cyangwa Police, APR bure nayo nyine nuko ntago zahita zihura gutyo direct. Ubwo nizibasha gutsinda tuzareba Super Coupe imeze neza, gusa nya nakifuje iyi APR ikaza kuri stade Amahoro hano, abareyo nkareba ambiance zabo. Burya APR yatsinda n'ibyira na komi ifite n'ibikombe byinshi, wenda tugiye mu mibare y'ibikombe ni ikipe ikomeye cyane kurenza Rayon, ariko icyo nzi cyo Rayon Sport ibyo watwara byose niyo watwara ijana, Rayon Sport izahora ari Rayon. Ubundi hari umuntu avuze ngo idini ni Catholique mu Rwanda, ishyaka ni FPR, ekipe ni Rayon Sport, sibyo? Nimba ubyemera gutyo nawe kora subscribe nasige muri comment na sharing abagenzi bawe ino video kugira ngo bashyigikire no channel ejo muri tutangirane shampiyona. Ngira nga pre-season amakipe ari gukina, nabonye Bayern Munich yaraye dutsinze no muri Visit Rwanda usanga zisubiramo, yadutsinze 2. Ndavuga ekipe New Visit Rwanda Aston Villa yari yabakiriye rero ngo ndebana Aston Villa n'ubundi ejo mundi kuri 12 ishobora kuzansebya kuri Paris Saint-Germain, nkabona Visit Rwanda yahitire kugendisha ininga neza, ariko ntago bibeshye neza cyane. Aston Villa ngira ngo murayizi ni ekipe ya Unai Emery yabarizwa hariya kuri Villa Park mu gihugu cy'Ubwongereza, tuzaba tureba neza cyane uko izaba yitwara. Ubwo rero ciao ciao.